لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana, impuhwe ndetse n'imigisha byayo bibane namwe. Bavandimwe nshuti bakunzi b'inyigisho za Islamu, twongeye kwishimira kubana namwe muri aka kanya, aho tugiye gukomeza isomo ryacu rirebana n'umuvumo ndetse n'imigisha. Isomo ryacu rya mbere twaganiriye ku muvumo icyo ari cyo, tuganira ku mugisha icyo ari cyo, aho umuvumo ukomoka, aho imigisha ikomoka, ndetse tureba n'amateka ya sekuru w'ibivume ariwe Shayitani Ibilisi. Muri aka kanya rero tukaba tugiye kurebera hamwe ibyiciro 12 by'ibivume, ibyiciro 12 by'abantu bagendana umuvumo w'Imana. Twihuse rero mu isomo ryacu, reka turebe icyiciro cya mbere cy'abantu bagendana umuvumo. Icyiciro cya mbere kigizwe n'abanyamahugu, abanyamahugu bahimbira Uwiteka ibinyoma kandi bakanakumira abantu mu kugana inzira z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu bose bazana amahame y'ibinyoma, bagahimbira Imana ibinyoma, bakabyigisha abantu bagamije kubakura mu nzira igororotse, cyangwa se bagamije kubabangamira kugira ngo batamenya inzira y'Uwiteka igororotse. Abo ngabo nibo banyamuvumo ba mbere, nk'uko tubisanga mu gitabo cya Korani ntagatifu mu isura ya 11 uhereye ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 22. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Nyagasani aragira ati, ninde munyamahugu kurusha uhimbira Allah ikinyoma? Abo bazahagarikwa imbere ya Nyagasani wabo ku munsi w'imperuka, maze abamarayika, maze abahamya, ni ukuvuga abamarayika n'abahanuzi, bavuge bati, aba nibo babeshyeye Nyagasani wabo. Nta gushidikanya ko umuvumo wa Allah uri ku nkozi z'ibibi, uri ku banyamahugu. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. Ba bandi bakumira abantu kugana inzira za Allah, bakifuza ko iyo nzira yatana ngo igendere ku marangamutima yabo, ni ukuvuga ngo bakayishyiramo amahwa, inzitizi, babangamira abantu kugera kuri Allah subhanahu wa ta'ala, ngo kandi bagahakana n'imperuka. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. Abo ntabwo bananirana, ntaho bacikira ibihano bya Allah ku isi, kandi nta barinzi babibarinda batari Allah, ndetse bazanakubirwa kabiri ibihano kubera ko batashoboraga kumva ndetse ntibanashobore kubona ukuri. Iyi mirongo iratugaragariza neza ko abantu bahimbira Imana ibinyoma, bakigisha inyigisho zipfuye zitari ukuri ku Mana,
zifutamye kandi bagamije kuyobya abantu, abangaba mu kuri nibo bivume bya mbere nk'uko tumaze kubibona muri iyo mirongo ya Korani mu isura ya 11 ku murongo wa 18 kugeza ku wa 22. Icyiciro cya kabiri cy'ibivume ndetse n'icyiciro cya gatatu cy'ibivume turaza kubibonera hamwe mu isura ya 48 ku murongo waho wa 6. Abo ni bande rero? Ni abanafiki, nibo ba kabiri. Aba gatatu ni ababangikanyamana. Ni ukuvuga ngo abanafiki, indyarya, n'ababangikanyamana, abantu bakora ibangikanyamana, abo nabo ni ibivume nk'uko tubibona muri Korani ntagatifu mu isura ya 48 ku murongo waho wa 6. Uwiteka aragira ati: وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. No kugira ngo aha n'indyarya z'abagabo n'indyarya z'abagore ndetse n'ababangikanyamana b'abagabo n'ababangikanyamana b'abagore, ba bandi bagira ibitekerezo bibi kuri Allah, amakuba nabe kuri bo, kandi Allah yarabarakariye ndetse aranabavuma, anabateganyiriza umuriro wa Jahannama, kandi niwo garukiro ribi. Aya ni amagambo y'Imana akubiyemo ibivume bibiri nk'uko tubibonye muri Korani ntagatifu mu isura ya 48 ku murongo wa 6. Baravugamo indyarya z'abagabo n'indyarya z'abagore, ababangikanyamana b'abagabo n'ababangikanyamana b'abagore. Abo ngabo Imana yarabarakariye kandi bafite umuvumo wa Allah, bagendana umuvumo w'Imana nk'uko tumaze kubibona muri Korani ntagatifu mw'iyo sura ya 48 ku murongo wa 6. Icyiciro cya kane rero cy'ibivume ni ikihe? Ni ba bandi baharabika abemeramana-kazi babashinja icyaha cy'ubusambanyi mu rwego rwo kugira ngo babateshe agaciro, mu rwego rwo kubambura icyubahiro cyabo, mu rwego rwo kugira ngo babateranye n'abo bashakanye, babatandukanye nabo. Umuntu rero ukora icyaha cyo gutandukanya umugabo n'umugore biciye mu guharabika umugore imbere y'umugabo we cyangwa se imbere ya rubanda, ukora igikorwa nk'icyo ngicyo mu by'ukuri aba afite umuvumo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aba afite umuvumo w'Imana nk'uko tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 24 ku murongo waho wa 23. innal ladhina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum 'adhabun 'adhim. Uwiteka aragira ati: mu by'ukuri ba bandi bahimbira icyaha cy'ubusambanyi abagore biyubashye barengana kandi babemeramana, abo babahimbira baravumwe hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka, kandi bazahanishwa ibihano bihambaye. Ni ukuvuga ngo abaharabika abayisilamukazi bagamije kubatesha icyubahiro, bagamije kubatandukanya n'abo bashakanye, umuntu ukora igikorwa nk'iki ngiki, kandi bariho benshi abantu bakora ibikorwa nk'ibi ngibi, bagendana umuvumo w'Imana hano ku isi ndetse bafite n'umuvumo w'Imana ku munsi w'imperuka, ibihano bihambaye. Icyiciro cya 5 cy'ibivume ni umuntu wahakanye Imana akarinda apfira mu buhakanyi, akarinda apfa akiri umuhakanyi. Uwo nguwo
abafite umuvumo w'Imana hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Reka dusome Korani ntagatifu mu isura ya 2 ku murongo waho w'161. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alayhim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Nyagasani aragira ati, mu by'ukuri abahakanye bakanapfa ari abahakanyi, abo umuvumo wa Allah ubariho, uw'abamarayika ndetse n'uw'abantu bose. Imana yavuze ukuri mu gitabo cyayo cya Korani. Abantu bahakanye Imana bakarinda bapfa batemera Imana, batemera kubaho kw'Imana, bayipinga, abo ngabo bafite umuvumo w'Imana, umuvumo w'abamarayika ndetse n'umuvumo w'abantu bose. Niyo mpamvu dutanze nk'urugero hano, iyo tuvuze Firawuni wa wundi wahakanye Imana mu gihe cya Mose, twongeraho n'ijambo ngo la'natullahi alayhi, umuvumo w'Imana ube kuri we, kubera ko yahakanye Imana arinda apfa akiri umuhakanyi. Afite rero umuvumo w'Imana. Icyiciro cya 6 cy'ibivume ni ikihe? Ni ba bandi basebya Imana n'intumwa yayo ndetse n'abemera, bakabatoteza, bagatoteza abemeramana, bagatoteza intumwa y'Imana mu mvugo zabo ziserereza, zibabaza intumwa y'Imana, zibabaza abemeramana. Abakoze rero ibyo ngibyo kimwe n'ababikora uno munsi, abo ngabo bari munsi y'umuvumo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nk'uko tubisoma muri Korani ntagatifu mu isura ya 33 uhereye ku murongo wa 57 kugeza ku murongo wa 58. Innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adaban muhina. Uwiteka aravuga ati, mu by'ukuri ba bandi barakaza Allah, bamubangikanya, bakanabuza amahoro intumwa ye, basebya cyangwa se batoteza intumwa ye, Allah yarabavumye hano ku isi ndetse no ku mperuka, kandi yabateganyirije ibihano bisuzuguza. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Naba bandi babuza amahoro abemeramana b'abagabo n'abemeramana b'abagore nta kibi bakoze, rwose baba bishyizeho umutwaro wo gushinja ikinyoma n'icyaha kigaragara. Icyiciro cya 7 cy'abantu bagendana umuvumo ni icyiciro cy'abantu bahakanye Imana nyuma yo kwemera kwabo, abataye ukwemera kwabo nyuma y'uko bamaze kuba abemeramana, nyuma y'uko bamaze kuba abayisilamu, noneho bagata ukwemera kwabo. Ibyo rero tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 3 ku murongo wa 86 kugeza ku murongo wa 87. Uwiteka aragira ati, كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Ni gute Allah yayobora abantu bahakanye nyuma y'uko bemeye kandi bari barahamije ko intumwa Muhammadi ari ukuri, ndetse baranagezweho n'ibimenyetso bigaragara, kandi Allah ntayobora abantu b'inkozi z'ibibi. أولئك جزاؤهم أن
عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. abigihembo cyabo ni ukuzagerwaho n'umuvumo wa Allah, uw'abamarayika n'uw'abantu bose. Imana yavuze ukuri muri Korani ntagatifu. Icyiciro cya 8 ndetse n'icya 9 n'icya 10 bikubiye mu isura ya 13 ku murongo wa 25. Icyiciro cya 8 cy'ibivume ni abantu bica isezerano ry'Imana nyuma y'uko bagiranye n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala isezerano, bakaryica bakarivaho. Aba 9 ni ba bandi batanya amasano, ni ukuvuga ngo wa wundi utandukana n'ababyeyi be, wa wundi utanya amasano nta mpamvu kandi nta n'impamvu iriho yatuma umuntu ati isano ry'umuryango, abo nabo ni ibivume. Aba 10 ni abakora ibyaha by'ubwangizi, abo nabo ni ibivume. Aha rero tugiye kureba uko Imana ibivuga muri Korani ntagatifu mu isura ya 13 ku murongo wa 25. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Nyagasani aragira ati, naho ba bandi bica isezerano rya Allah nyuma y'uko baryiyemeje bakanatanya ibyo Allah yategetse ko byungwa, kugirira ineza abo mufitanye isano, ndetse bakanakora ubwangizi ku isi, abo baravumwe kandi bazanagira ubuturo bubi. Ni ukuvuga hano tubonyemo ibyiciro 3 by'ibivume: ba bandi bica isezerano ry'Imana, abatanya amasano, n'abakora ibyaha by'ubwangizi. Reka mpere kuri iki cyaha cy'ubwangizi, kuko ubwangizi butuma habaho umuvumo mu buryo bukomeye cyane. Icyaha cy'ubwangizi rero gifata ibice byinshi. Ni ukuvuga ngo hari ibyaha birimo ubufasada, ubwangizi. Muri ibyo byaha birimo ubwangizi, ikiza ku mwanya wa mbere ni icyaha cy'ubwicanyi. Icyaha cy'ubwicanyi gifata umwanya wa mbere mu byaha by'ubufasada, by'ubwangizi, nk'uko tubisoma muri Korani ntagatifu mu isura ya 2 ku murongo wa 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. Uwiteka aragira ati, unibuke yewe Muhamadi ubwo Nyagasani wawe yabwiraga abamarayika ati, mu by'ukuri ngiye gushyira umusigire ikiremwa muntu ku isi. Baravuga bati, ese urayishyiraho uzayikoreraho ubwangizi akanamena amaraso? Kandi twe tugusingiza tukanagushimira ndetse tukanagutagatifuza. Allah aravuga ati, mu by'ukuri jyewe nzi ibyo mutazi. Uyu murongo wa Korani uratugaragariza neza igihe Imana Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yabwiraga abamarayika ko agiye gushyira umusigire ku isi, umukhalifa, umuyobozi, ari we ikiremwa muntu cyo kuyobora byose ibyari ku isi. Noneho abamarayika baravuze bati, ni gute Mana
washyira ku isi ikiremwa kigiye gukora ubwangizi kikanamena amaraso. Ubwangizi bwa mbere rero buzamo kumena amaraso. Kumena amaraso ni icyaha gikomeye cyane, kuko abantu bamena amaraso bose bafite umuvumo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumena amaraso y'inzirakarengane nta mpamvu. Reka tubisome muri Qur'ani ntagatifu mu isura ya 4 ku murongo waho wa 93. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Uwiteka aragira ati, naho uwica umwemera abigambiriye, igihano cye ni umuriro wa Jahannama, azabamo ubuziraherezo, kandi Allah aramurakarira akamuvuma, ndetse yamuteguriye ibihano bihambaye. Ni ukuvuga ko umuntu wica umwemeramana ukamwica ku bushake, atari paragisida, ukamwica ku bushake wabigambiriye, nta mpamvu y'ukuri yemewe, uba ukoze icyaha gikomeye cyane kigutura mu muvumo. Ubwangizi rero bufata ibice byinshi cyane. Hari ukwangiza bitewe n'ibyo abantu bakora muri ubu buzima bwa hano ku isi, bagakora ibyangiza ikiremwa muntu, nk'uko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abivuga muri Qur'ani ntagatifu mu isura ya 30 ku murongo waho wa 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Uwiteka aragira ati, ubwangizi bwabaye gikwira imusozi ndetse no mu nyanja kubera ibyo abantu bakoze bibi, kugira ngo Allah abasogongeze ibihano bya bimwe mu byo bakoze n'amaboko yabo, bityo babashe kwisubiraho. Hari ibintu abantu bakora bigakurura ubwangizi hano ku isi. Ibitwaro bya kirimbuzi bikorwa n'amaboko y'abantu, uburozi bukorwa n'amaboko y'abantu. Ibyo byose rero ababikora bagambiriye ikibi kuri bene Adamu bafite umuvumo w'Imana, kuko ni bimwe mu byaha by'ubwangizi. Kandi Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala atubwira yuko tutagomba kwangiza isi nyuma yuko isi imaze gutungana. Ntugasenye ibyamaze kubakwa. Abasenya ibyamaze kubakwa nabo baba bakoze igikorwa cy'ubwangizi, nk'uko tubisanga muri Qur'ani ntagatifu mu isura ya 7 ku murongo wa 56. Nyagasani aragira ati, ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. kandi ntimugakore ubwangizi ku isi nyuma y'uko itunganijwe, ndetse mujye mumusaba Allah mutinya ibihano bye, kandi mwizera ingororano ze. Mu by'ukuri impuhwe za Allah ziri hafi y'abakora ibyiza. Bisobanure ko rero Imana itubuza kwangiza ibyo tumaze kubaka. N'abakora ubwangizi bangiza ibyubatswe, abo ngabo baba ari abantu bafite umuvumo. Ubwangizi nanone bushobora kuba bukorwa n'umuntu ku giti cye, nanone bugakorwa n'agatsiko k'abantu. Abantu bashobora kwishyira hamwe bakaba abajura, bakaba abicanyi, bakaba inkozi z'ibibi. Ako gatsiko
k'abantu bishyize hamwe nako kaba ari agatsiko k'abangizi gafite umuvumo. Korani ntagatifu mu isura ya 27 ku murongo wa 48. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Uwiteka aragira ati, no muri uwo mujyi hari agatsiko k'abantu 9 bawukoreragamo ubwangizi aho kugira ngo batunganye. Igitabo cya Korani gitanze urugero rw'abantu 9 bari mu mujyi bagakora ibikorwa by'ubwangizi aho kugira ngo batunganye. Abantu rero bashobora kwishyira hamwe, ari igico cy'abajura, igico cy'abicanyi, igico cy'abarozi, bakishyira hamwe mu gukora ubwangizi. Bene abo rero baba bafite umuvumo w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone hari ibikorwa bizana ubwangizi ku isi, ari byo bikorwa bya sekibi, bya shitani, nk'uko tubisoma muri Korani ntagatifu mu isura ya 5 ku murongo wa 90. Bagiye kutugaragariza bimwe mu bikorwa by'ubwangizi cyangwa se bizana umuvumo. Tubisoma muri Korani ntagatifu isura ya 5 ku murongo waho wa 90. Uwiteka aragira ati, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. yemwe abemeye, mu by'ukuri ibisindisha, inzoga, urusimbi, kugaragira ibigirwamana no kuraguza, kimwe no guterekera n'umwanda, kandi ni ibikorwa bya shitani. Bityo rero nimwitandukanye nabyo kugira ngo mushobore kwegukana intsinzi. Hari ibikorwa bya shayitani birimo ibisindisha, ibintu biyobya ubwenge bw'ikiremwa muntu, birimo urusimbi, birimo guterekera, birimo kuraguza umutwe. Ibi byose ni ibikorwa bya shayitani bitwara bene Adamu mu muvumo, bizana umuvumo. Nanone mu bikorwa bigendanye n'ubwangizi hazamo nanone ibikorwa by'urukozasoni. Ibi ngibi harimo nk'igikorwa cyo kuba wakora icyaha cy'urukozasoni muri sosiyete, urongora cyangwa se ushakana n'abo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yakubujije mu gitabo cya Korani ntagatifu. Aha ni mu isura ya 4 ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 23. Imana itubuza ibikorwa by'urukozasoni, birimo n'ibikorwa by'ubutinganyi, birimo kuba umuntu yarongora inyamaswa, ni igikorwa cy'ubwangizi, birimo kurongora abo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaziririje. Ugasanga umuntu yuriye mushiki we, yuriye nyina umubyara, yuriye umwana we yibyariye. Ibi byose ni ibikorwa by'urukozasoni kandi by'ubwangizi bizana laana, umuvumo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tubyirinde rero kugira ngo umuvumo w'Imana utatuzaho. Nanone mu bikorwa by'ubwangizi turashyiramo imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Hari ibikorwa 7 yavuze cyangwa se ibyaha 7 byoreka. Ibyo nabyo tubizana mu bikorwa by'ubwangizi bituma abantu bahura n'umuvumo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Aha ni ku mvugo ikomoka ku musangirangendo bita Abi Hurayra radiyallahu anhu. Yaravuze ati, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yaravuze iti, وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري. biturutse ku musangirangendo Abi Hurayra radiyallahu anhu yaravuze ati intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yaravuze iti nimwirinde ibyaha birindwi byoreka. Baravuga bati ibyo ni ibihe yewe ntumwa y'Imana? Intumwa y'Imana iti ni ukubangikanya Imana, icya kabiri ni uburozi, icya gatatu ni ukwica roho y'inzirakarengane, icya kane ni ukurya riba, icya gatanu ni ukurya umutungo w'imfubyi, icya gatandatu ni uguhunga ku munsi w'urugamba, icya karindwi ni ukubeshyera abagore b'abemeramana-kazi bitonda ukabashinja icyaha cy'ubusambanyi. Ibi ni ibyaha rero ababikora bikururira iki? Bikururira umuvumo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibyaha bituma abantu babona umuvumo w'Uwiteka ibyinshi ntabwo tubirangije muri aka kanya, ariko icyaha icyo ari cyo cyose ukoze kikaba karande kuri wowe kigukururira umuvumo. Reka twinjire mu cyiciro cya 11 cy'abantu bagendana umuvumo. Icyiciro cya 11 cy'abantu bagendana umuvumo ni babandi bahisha ijambo ry'Imana, ni babandi bahisha ukuri kwahishuwe mu bitabo by'Imana, bagahisha amagambo y'Imana, bakanga kugaragaza ukuri kuri mu bitabo by'Imana. Abakora ibintu nk'ibyo ngibyo kandi babizi, abo ngabo bari munsi y'umuvumo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nk'uko tubisanga muri Qur'ani ntagatifu mu isura ya 2 ku murongo w'159 kugeza ku murongo w'160. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Nyagasani aragira ati mu by'ukuri babandi bahisha ibimenyetso bigaragara ndetse n'umuyoboro twahishuye nyuma y'uko tubigaragarije abantu mu gitabo, abo Allah arabavuma ndetse n'abavuma bose bakabasabira imivumo. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. uretse babandi bicujije bagakora ibikorwa byiza kandi bakagaragaza ibyo bari barahishe, abo nibo nakirira ukwicuza kwabo, ni nanjye uwakira ukwicuza Nyirimbabazi. Ni ukuvuga ngo bariya bahisha ukuri Imana yahishuye mu gitabo kandi bakaguhisha bakuzi, bamaze gusobanukirwa neza uko kuri, ariko bakaguhisha bitewe n'inyungu runaka, bitewe no gutinya abantu bagenzi babo. Abangaba bahisha ukuri Imana yahishuye bafite umuvumo w'Imana hano ku isi, ndetse n'abavuma bose n'ibivuma byose. Ibiti biravuma, amabuye akavuma, bariya bantu bahisha ukuri bahishuriwe. Keretse bariya bicujije bakagaruka ku murongo, noneho bakagaragaza na kwa kuri nta guhisha, abo ngabo umuvumo w'Imana ubavaho. Icyiciro cya 12 cy'ibivume tugisanga mu bantu bitwa Abayahudi cyangwa se Abayisirayeli. Dushingiye
ku by'Imana itubwira mu gitabo cya Korani ndetse no mu gitabo cya Bibiliya. Bari abantu Imana yatoranije, ibagira umuryango w'imbonera imbere y'abandi, imbere y'amahanga yari abakikije, kugira ngo bamamaze kandi bimakaze amategeko y'Imana yari akubiye mu gitabo cya Tawurati yahawe Mose. Barabyiyemeza, baba umuryango w'imbonera. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 44 ku murongo wa 32. Uwiteka aragira ati: وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Bene Isirayeli twabatoranije tubizi, tubarutisha ibiremwa byo mu gihe cyabo. Ahangaha uhereye mu gihe cy'ivuka ry'intumwa y'Imana Isa bin Mariyamu ari we Yesu Kristo, ukagera mu gihe cy'intumwa y'Imana Yakubu ari we Yakobo, ukaza neza ku mateka y'intumwa y'Imana Mose. Imana itoranya umuryango wa Isirayeli kugira ngo ube umuryango w'imbonera, usenga Imana imwe rukumbi, wigisha ibyiza. Ibyo ndetse tunabisoma no mu gitabo cya Bibiliya. Mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 7 ku murongo waho wa 6 haragira hati: kuko wowe uri umuryango weguriwe Uhoraho Imana yawe, ni wowe Uhoraho Imana yawe yitoreye, kugira ngo mu miryango yose iri ku isi umubere umuryango w'umwihariko. Abayisirayeli Imana yarabatoranije mu miryango yose yari iriho ku isi kugira ngo babe umuryango w'umwihariko. Turaza kureba ese uno munsi byagenze gute kugira ngo Abayisirayeli noneho bave mu nema Imana yabahaye zo kumenya Imana imwe rukumbi no kuyamamaza ahantu hose, basigare noneho bariho umuvumo. Byagenze gute cyangwa se byatewe n'iki? Iki ni ikibazo abantu benshi bafitiye amatsiko, abantu benshi badasobanukiwe. Ukwiriye gusobanukirwa impamvu yatumye bene Isirayeli bahura n'umuvumo. Impamvu ya mbere rero turayisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 5, surate Maida, uhereye ku murongo wa 78 kugeza ku murongo wa 79. Nyagasani aragira ati: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Babandi bahakanye bo muri bene Isirayeli bavumwe binyuze ku rurimi rwa Dawudi n'urwa Isa, Yesu mwene Mariyamu. Ibyo ni ukubera ko bigometse kandi bakaba bararengeraga imbago z'Uwiteka. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Ntabwo babuzanyaga ibibi bakoraga hagati yabo. Rwose ibyo bakoraga byari bibi cyane. Impamvu ya mbere igitabo cya Korani kitugaragarije yatumye bamwe mu Bayisirayeli bahura n'umuvumo, impamvu ya mbere ni iyihe? Icya mbere ni uko bahakanye Imana, barayimura, bimura Imana, batangira kwadukira mu gusenga ibigirwamana by'amahanga yari abakikije. Mufite amateka y'ukuntu bakoze ikigirwamana cy'ikimasa mu butayu, mufite amateka y'ukuntu basenze ikigirwamana bita Bayali bakigera mu gihugu cy'i Kanani, mufite amateka n'amateka y'ukuntu ubwoko bw'Abayisirayeli bwagendaga bwibagirwa Imana yabo yabakuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, ikababwira ngo ntimukagire izindi mana imbere y'amaso yanjye. Nyuma bararengera babicaho. Iyo mpamvu rero ikaba igendanye nanone nuko bigometse ku mategeko y'Uwiteka.
impamvu ya kabiri tuyisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya kabiri uhereye ku murongo wa 83 kugeza ku murongo wa 88. Aha rero tuze kuhasoma twitonze cyane kubera yuko turi bubone byinshi byatumye noneho Uwiteka afata umwanzuro wa burundu wo kuvuma bamwe mu bahakanye cyangwa se abahakanye bo mu muryango wa Isirayeli. Imana ikabavuma. Reka rero turebe icyo Korani itubwira duhereye muri surate Bakara ku murongo waho wa 83 haragira hati: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Munibuke ubwo twakiraga isezerano rya bene Isirayeli rigira riti: ntimuzasenga ikindi kitari Allah, munagirire neza ababyeyi bombi, abo mufitanye isano, imfubyi n'abakene, muvugane n'abantu mukoresheje imvugo nziza, muhozeho iswala kandi mutanga amaturo, nuko mutera umugongo amategeko yacu, munirengagiza isezerano ryacu uretse bake muri mwe. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Munibuke ubwo twakiraga isezerano ryanyu ry'uko mutazamena amaraso ya bagenzi banyu, ko mutazabamenesha mu ngo zabo, maze murabyemera muranabihamya. Amwe mu masezerano Imana yahaye Abayisirayeli nyuma yo kubabuza kutagira ikindi kintu bagaragira mu cyimbo cya Allah, iranababwira iti muramenye ntimukamena amaraso ya bagenzi banyu, ntimukice inzirakarengane ngo mumene amaraso ya bagenzi banyu. Imana irongera irababwira iti ntimukameneshe bagenzi banyu mu ngo zabo. Kwirukana umuntu mu rugo rwe akajya kuba ku gasozi ku mpinga, akajya kuzerera adafite aho arara kandi yari afite urugo, ni icyaha gikomeye cyane. Imana rero yabwiye Abayisirayeli ngo ntimukameneshe abantu mu ngo zabo. Ibyo ngibyo Abayisirayeli baravuga bati turabyemeye Mana, amategeko yawe yose tuzayagenderaho. Baba abahamya barabyemera. Ariko se niko byagenze? Turaza kureba ku yindi mirongo ikurikira. Naho ku murongo wa 85 muri surate Bakara Uwiteka akomeza agira ati: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Nyuma mwebwe ubwanyu mubirengaho muricana, munamenesha bamwe muri mwe mu ngo zabo,
munashyigikirana mu kubakorera ubuhemu n'ubugome. Ngo niyo babaganye baje kuri bo barafatiwe ku rugamba, mubatangira ingurane zo kubabohora, kandi ari ikizira kuri mwe kubamenesha. Ese mwemera bimwe mu gitabo cya Tawurati maze mugahakana ibindi? Nta kindi gihembo gikwiriye uwemera gutyo cyangwa se ukora gutyo uretse gusuzugurika muri ubu buzima bwa hano ku isi, kandi no ku munsi w'imperuka mukazahura n'ibihano bihambaye. Kandi Imana ntabwo irangaye ku byo mukora. Mwebwe Abayahudi mwari mufitanye isezerano n'Imana ko muzaba abahamya b'Imana ku isi, mukamamaza Imana imwe rukumbi, ko muzigisha abantu ubugira neza, ko mutazamena amaraso y'inzirakarengane. Imana ntirangaye ku byo mukora. Umurongo wa 86 Mwenyezi Mungu aragira ati: Ulaika alladhina ishtaraw alhayata ad-dunya bil-akhirah fala yukhaffafu anhum al-'adhabu wa la hum yunsarun. Abo nibo bahisemo ubuzima bwo ku isi babugurana ubw'imperuka. Ntabwo bazoroherezwa ibihano ndetse nta nubwo bazatabarwa. Abayahudi bahisemo ubuzima bwa hano ku isi, ubw'imperuka babushyira ku ruhande. Ku murongo wa 87 muri surate Bakara hakagira hati: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Mu by'ukuri twahaye Musa igitabo. Mu by'ukuri twahaye Mose igitabo cya Tawurati, tunakurikizaho izindi ntumwa nyuma ye. Imana yohereje izindi ntumwa nyuma ya Mose. Tunaha Isa ari we Yesu mwene Mariyamu ibimenyetso bigaragara. Imana yamuhaye gukora ibitangaza byinshi imbere y'Abayisirayeli. Akazura abapfuye, agakiza ibibembe, akirukana amadayimoni, agahumura impumyi. Ibyo byose Abayisirayeli babireba. Imana imuha gukora ibitangaza, barabireba, ariko barangije bakora iki? Banga kumwemera nk'intumwa y'Imana, banga kumwemera nka Mesiya, baramupinga, bashaka no kumwica. Kadukomeze rero umurongo. Tunaha Isa mwene Mariyamu ibimenyetso bigaragara, tunamushyigikiza Roho Ntagatifu ari we marayika Gaburiyeli. Ese kuki buri uko intumwa ibazaniye iby'imitima yanyu itifuza mwibona? Iyi ntumwa ibazaniye ibidahwanye n'irari ry'imitima yanyu, muhita mugaragaza ukwibona mwebwe Abayahudi, maze zimwe mu ntumwa mukazihinyura, izindi mukazica. Niko bishe intumwa y'Imana Yahaya ari we Yohani, niko bishe Zakariya, ndetse n'abandi bahanuzi bagiye bicwa na bagenzi babo b'Abayisirayeli. Intumwa zimwe bakazihinyura, bakazipinga, banze kwemera ubutumwa bwa Isa bin Mariyamu ari we Yesu Kristo. Kugeza na n'ubu Abayisirayeli ntabwo bemera ubutumwa bwa Yesu Kristo, baramuhinyuye. Noneho ku murongo wa 88 muri surate Bakara haragira hati: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Kandi Abayahudi ubwo intumwa Muhamadi yabagezagaho ubutumwa
baravuze bati imitima yacu irapfundikiye, iranangiye, ntiyumva amagambo yawe. Ahubwo Allah yarabavumye kubera ubuhakanyi bwabo, dore ko ibyo bemera ari bikeya. Uyu murongo niwo turangirijeho. Hano rero habumbye iki? Intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha, yaje nyuma y'ubutumwa bwa Isa bin Maryam, nyuma y'ubutumwa bwa Yesu Kristo umuhungu wa Mariya. Uyu Yesu Kristo twigeze gutanga amateka y'uko yahanuye ukuza kwa Parakletos, ari we umuvugizi cyangwa se umuhanuzi wa nyuma. Nyuma ye rero haje intumwa y'Imana Muhammad, yereka Abayahudi ibimenyetso by'uko ari intumwa y'Imana. Abayahudi barabyumva, baranabibona, ariko barabipinga, banga kubyemera. Kuva banze kwemera intumwa ya nyuma, umuhererezi w'intumwa n'abahanuzi, imitima yabo yahise iba urutare, iranangira burundu. Hano haravuga ngo kandi ubwo Abayahudi bagerwagaho n'intumwa y'Imana ibazaniye ubutumwa, baravuze bati imitima yacu iradanangiye, ntabwo ikumva. Hanyuma Mwenyezi Mungu aravuga ati ahubwo Allah yarabavumye. Ni ukuvuga rero ngo umuvumo ubagikwira ku bwoko bw'Abayahudi kubera kwanga inshingano bahawe n'Imana yo kwemera Imana imwe rukumbi, bakayibwiriza ku isi hose ko nta yindi Imana ikwiriye gusengwa no guhabwa icyubahiro uretse Imana imwe rukumbi. Bakagendera ku mategeko y'Imana nk'uko tumaze kubibona muri Korani ntagatifu. Nta kwica inzirakarengane, nta kumena amaraso, nta kumenesha abantu mu ngo zabo. Ibyo byose bari barabyemeye, ariko baza kurengera, barabihakana. Umuvumo w'Imana uba muri bo kubera kwanga ubutumwa bw'Imana. Mu gihe rero banze ubutumwa bw'Imana kandi bigamba kuba mu rubyaro rwa Iburahimu, bagenda bavuga bati twebwe turi ubwoko bwatoranijwe, turi abana ba Aburahamu. Aburahamu sekuru w'abemera, abahawe ibitabo, ni ukuvuga Abakristu, Abayahudi n'Abayisilamu. Twese twemeranywa kuri Aburahamu ko ari sekuru w'abemera. Ariko Mwenyezi Mungu Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ko abitwa aba Aburahamu uno munsi ni bande. Tubisoma muri Korani ntagatifu mu isura ya 3 ku murongo wa 68. Inna awla an-nasi bi Ibrahima lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Mu by'ukuri abegereye cyane cyangwa se abafitanye isano na Aburahamu n'abamukurikiye n'uyu muhanuzi. Abakurikiye Aburahamu mu gihe cye n'uyu muhanuzi. Umuhanuzi uvugwa ninde? Ni Muhammad. Uyu muhanuzi Muhammad akomoka kwa Aburahamu koko, kuko niwe ugiye guhabwa isezerano rishya ryo kwigisha isi yose ko nta yindi Mana ikwiriye gusengwa no guhabwa icyubahiro uretse Imana imwe rukumbi. Hamwe n'abamwemeye, abemeye intumwa y'Imana Muhammad, baba abanyamahanga mu mahanga agiye atandukanye, kuva mu bwoko bw'Abarabu kugeza ku birabura, kugeza ku bazungu, kugeza ku moko yose yo ku isi. Abemeye ubutumwa bwe nabo bitwa abana ba Aburahamu, biswe abana ba Aburahamu, bitwa abana ba Aburahamu. Ngo kandi Allah ni umukunzi w'abemera. Imana ikunda ba bandi bemera. Rero kuba Abayahudi bakwiyitirira abana ba Aburahamu, ibyo ntabwo ari igitangaza, kuko no mu gitabo cya Bibiliya muri Injili, muri Matayo 3 ku murongo wa 9 haragira hati: kandi ntimwitwaze ngo
Aburahamu niwe mubyeyi wacu, ndabiberuriye, ndetse aya mabuye muruzi, aya mabuye mubona imbere yanyu, Imana ishobora kuyabyutsamo abana ba Aburahamu. Mu gihe cya Kristo kwitwaza aho ukomoka byari birangiye, ndetse yagezeho aranavuga ngo ingoma y'Imana ubu ngubu ntabwo ikigendera ku bwoko runaka, ku nkomoko runaka. Ubwami bw'Imana buraharanirwa. Ingoma y'Imana, ingoma y'ijuru iraharanirwa. Uyishaka azayiharanira. Ntabwo ari umurage ukomoka kwa sogokuru wawe, kwa nyogokuru wawe, ku muryango wawe. Kugeza ubu ingoma y'Imana iraharanirwa, nk'uko uzabisanga muri Matayo igice cya 11 uhereye ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15. Aha rero bavandimwe, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugaragarije ikitugira umuryango Imana yatoranije. Ntabwo ab'Imana yatoranije ari Abarabu, ntabwo ab'Imana yatoranije ari Abayisirayeli, ntabwo ab'Imana yatoranije ari Abashinwa, ari Abazungu. Ab'Imana yatoranije ni bande? Ni abavugwa muri Korani ntagatifu, isura ya 3 ku murongo w'110. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Uwiteka aragira ati, muri umuryango uboneye watoranirijwe abantu, mubwiriza ibyiza mukabuza ibibi, kandi mukanemera Allah, Imana imwe rukumbi. Iyo abahawe igitabo baza kwemera, byari kuba byiza kuri bo. Muri bo hari abemeye, ariko abenshi muri bo ni abangizi. Ikorowani ntagatifu isura ya 3 ku murongo w'110. Ariko abenshi muri bo ni abangizi. Ariko abenshi muri bo ni abangizi.